tugende turira tubibira umwami niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza dushira agahinda nidutunda imiba tuzanezerwa. Haleluya, ndabasukije mwese mu izina rya Yesu, mbifurije amahoro y'Imana abane namwe. Abari basha ikaze kuri Getsemani channel, nge turi kumwe, amazina ni Ngabire Jeanne Ndariki. Reka twubahe Imana dusangire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje kubw'urukundo wadukunze, bituma utanga Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Mana turakwinginze uzubane natwe, ijambo ryawe ridukize, ijambo ryawe ritubere itara rimurikira imitima yacu, ahacuze umwijima uhunge mu izina rya Yesu. Ndasenze ijambo ryawe ritungura ubwenge mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, niko dusenze twizeye, amen amen. Tugiye gusanga ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 20. Ijambo ry'Imana riragira ati, ariko ndi mwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru, amena. Ijambo ry'Imana riratuziye ritubwira ngo twere kwishimira yuko abadayimoni barimo kutwumvira, ahubwo twishimire yuko amazina yacu yanditswe mu ijuru. Ku rundi ruhande, ibyo tureba mu isi byere kutunezeza kuruta uko twakishimira agakiza, kuruta uko twakagira wa munezero wo mu gakiza, kuko umuririmbyi wo mu gakiza 48 yararimbye ngo nejejwe mu mutima wanjye n'umuro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu mukiza niwe mucyo. Twari dukwiriye kunezezwa n'agakiza k'Imana, tukanezezwa n'urukundo yadukunze, byatumye itanga Kristo umwana wayo umwe w'ikinege kugira ngo njye nawe tudapfa, tutarimbuka tuzizwa ibyaha n'ibicumuro byacu, ahubwo tuzamwizere, nitumara kumwizera dukizwe, tuve mu mwijima mubi, atubere umwami, atuyobore kugira ngo tuzagera isiyona amahoro, tuzaragwe bwa bugingo buhoraho. N'iri jambo rero dusomye hano, Yesu yarimo gutuma abigishwa be 70 abatuma mu midugudu itandukanye ngo bamubanzirize. Yesu afata 2 aboheza mu mudugudu no mu yindi midugudu Kristo atarageramo ngo bamubanzirize. None Kristo yabahaye kondisiyo, arababwira ngo nimugenda nimukapfunyike, nimukagendane imbamba cyangwa se imvumba y'amazi, muzagenda uko muri. Iyo urebye Kristo, iyo ahamagara umuntu abashaka umuntu gusa, ntabwo bashaka umuntu n'ibintu. Oya, Kristo abashaka umuntu, kandi niyo amutumye Yesu ntabwo abashaka ngo uwo muntu agende n'ibintu, ahubwo agende uko Yesu yamutumye, agendane n'imbaraga z'Imana. No mu ijuru rero ntabwo tuzagenda n'ibyo mu isi, tuzagenda uko twahamagawe n'Imana. Yesu arababwira ati, nimugera mu nzu bakabazimanira mubasabira amahoro, ariko nibatabazimanira muzakungumure sandare zanyu cyangwa se inkweto zanyu, umukungugu usigare. Amahoro ntabwo bazaba yabasabira, ahubwo ngo ya mahoro yazagira ute, yazabagarukira. Imana idufashe. Izi ndumwa rero zaragiye, Yesu arazikoresha, bakora imirimo n'ibitangaza, abadayimoni barabumvira, niko kugaruka babwira umwami Yesu, baravuga ati, databuja, ibyo none twabonye birarenze, wari uzi ko abadayimoni bari kutwumvira mu izina ryawe? Niho Yesu yabasubije buno murongo, aravuga ati, mwere kunezezwa nuko abadayimoni babumvira. Ariko mbere yaho yaravuze ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa hasi asa n'umurabyo.
Mu yandi magambo, Kristo yabonye Satani ahagurutse mu bwami bwe bw'umwijima, ahagurukanye imbaraga nyinshi, ahagurukanye ingabo nyinshi, afite amaboko menshi kandi yiteguye kubagwanya. Ariko Yesu arababwira ati, muhumure, mbahaye imbaraga, mbahaye ubutwari bwo gukandagira inzoka na scorpion, kandi nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. Imbaraga z'umwanzi zose muzazigwanya, kuko Yesu yari amaze kubaha ubutwari. Niho yasoje avuga ati, ariko ndimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Mwene data, wari ukwiye kunezezwa nuko Yesu yaguhaye agakiza, were kunezezwa n'imodoka ufite, were kunezezwa n'urugo ufite, were kunezezwa n'inzu ufite, were kunezezwa n'akazi kufite, were kunezezwa nuko wavuye mu muryango w'abakomeye, ahubwo nezezwa nuko wahawe agakiza, kuko ako gakiza kaduhesha ubugingo, kandi ako gakiza ni Yesu, nguko ubwo bugingo ari Yesu. Umuririmbyi yararimbye ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashize mu butwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru umurimo, asigaye agendera mu mucyo w'ukuri. Uyu muririmbyi yanejejwe n'agakiza k'Imana, anezezwa nuko izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aravuze ati, none ibisigaye byose ntacyo bikimaze, ahubwo nezerewe n'umwami wamviriye, n'umwami witanze ku bwanjye, kandi uwo mwami yambereye ubugingo, yambereye umucyo. Kuva ubu nsigaye ngendera mu mucyo we ukuri. Imana ishimwe. Ese biri kukunezeza muri iyi minsi ni ibiki? Ese uri kugenda mu nzira y'Imana? Ese uri gukora nk'uko Imana ishaka? Ese uri gukora nk'uko Imana yaguhamagaye? Cyangwa uri kunezezwa nuko Imana yakugize pasiteri, cyangwa se n'abandi uko bakugize pasiteri? Cyangwa se uri kunezezwa nuko uri diyakoni? Cyangwa uri kunezezwa nuko ufite izina ry'igitangaza? Uri kunezezwa si nuko wamamaye? Uri kunezezwa nuko uhanura bikaba, ukarota bigasohora? Imana idufashe. Uri kunezezwa si nuko Imana yagukuye mu gihugu cy'ubukene ikaba yarakujyanye mu gihugu batasonza? Uri kunezezwa nuko ukora amadolari? Yesu aravuze ati, twere kunezezwa n'ibyino mu isi bitazahoraho, bizashonga bigashirana no kwifuza kw'isi. Tunezezwe n'umugisha wo mu gakiza ko kumenya Imana, umugisha wo kumenya Imana, umugisha wo gukizwa, umugisha wo kubohoka tukava mu byaha. Nezezwa n'agakiza Imana yaguhaye. Nezezwa nuko Kristo ari umukiza wawe. Nezezwa nuko Kristo yagukuye mu magana menshi y'abanyabyaha, aragutoranya, akugira inshuti ye, kugira ngo umwizere utazarimbuka, uzahabwa ubugingo buhoraho. Iyo dusomye Yohana 3:16 dusanga amagambo twese twaborotse mu mutwe, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Iri jambo n'abapagani bararizi kurivuga, ariko ntabwo bazi igisobanuro nyacyo. Uzi gukundwa, uzi kugira ngo wowe wari uwo gupfa ariko ubone umuntu akwitangire, wari uwo kurimbuka ugashinyagurirwa ariko ubone igitambo, umuntu aza akavuga ati no, ahubwo irajana rikapfe reka mwitangire. Murabona urwo rukundo, urukundo rudashonga, urukundo rudasaza, urukundo rudahinduka, n'urukundo Imana yadukunze twebwe abari mu isi cyane. Ndakwifuriza guhinduka, ndakwifuriza kunezezwa n'agakiza k'Imana. Ndakwifuriza kunezezwa no kumenya ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo uri uw'isi ngo wigenge. Were kunezezwa n'udutangaza duto. Ni byiza ko Imana idukoresha, ni byiza ko Imana yaduhaye n'amatitire,
abakozi b'Imana, abavugabutumwa, ba pasiteri, ba diakoni, ba mwarimu n'abandi ni byiza, ariko ibyo byere kuturangaza. Nicyo Yesu yashakaga kuvuga hano, bere kurangazwa nuko abadayimoni babumvira. Imana itugire neza, ibyisi byere kuturangaza, tugire umunezero yuko twahawe agakiza, kandi yuko twavuye muri bya bise by'amaraso ya Yesu Kristo. Ubu ntabwo turi imbata y'ibyaha, ahubwo turi abana b'Imana. Tunezezwe n'ibyo. Nasoza mvuga ngo hitamo ubuzima bwiza bwo kunezererwa Imana, kubw'imbano Imana yaduhaye, ikaduha Kristo, atubera incungu, atubera igitambo kizima gishimwa n'Imana ndetse n'abantu. Duhitemo ubuzima bwiza bwo kunezererwa Imana, duhitemo gukorera Imana, duhitemo gukorera umukiza Yesu, kuko kubaho ni Kristo no gupfa ni Kristo, kandi ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Ku muntu utari umukristo yumva ko ari igihombo gupfa, ariko twebwe kuko twizeye Imana, kandi kuko Yesu Imana yamuzuye mu bapfuye, urupfu rwatubereye irembo cyangwa se inzira itujyana mu ijuru. Were kwishimira n'ukuri guhanura bigasohora. Ishimira agakiza Imana yaguhaye, ishime yuko utari umunyabyaha, ishime yuko utari umusinzi, utari umusambanyi, ishime yuko Imana yagutandukanyije n'inzira mbi y'umwijima. Rero kubw'ibyo were kwifatanya n'ab'iki gihe, were kwifatanya n'imirimo mibi ya kamere, ahubwo ishimire yuko izina ryawe ryanditswe. Were kwishimira yuko ufite izina rikomeye, wubatse izina, wabaye icyamamare. Were kwishimira yuko wavuye mu muryango ukomeye. Oya, ibyo bizashira, ibyo bizashira. Reka twubahe Imana, dusenge. Mwami Yesu, turagushimye ko wemeye ukumvira Data, ukaza kudupfira ku musaraba. Turagushimye ko wemeye gusiga icyubahiro cyawe, ukaza kwitanga ku musaraba kugira ngo ndarimbuka, ahubwo nzahabwe agakiza. Ndagushimye kubw'umunezero wambaye w'agakiza, ngaba ngunezererwa, ngaba nibuka yuko Mwami imipfire yawe ariyo yangijije, kandi imipfire yawe akaba ariyo yambatuye mu byaha. Ndagushimye kubw'imbano y'agakiza, ndagushimye kubw'umwuka wawe wera, ndagushimye ko izina ryanjye warikuye mu gitabo cy'urupfu ukaba wararishize mu gitabo cy'ubugingo. Kandi na mwene data nawe nuko arakunezerewe ko Mwami wamuhaye agakiza. Ndasenga ngwinginga ndi uturinde ibyaturangaza, uturinde ibyatujyana kure y'ubwiza bwawe, mu izina rya Yesu. Mwami twere kwishimira yuko turi kubwiriza, abantu bakishima, abantu bagakoma mu mashyi. Oya Mwami, ibyo ni iby'igihe gito. Twere kwishimira nuko hanura bikemera, duhanura bigasohora, twereke ibihishwe. Oya Mana, tunezezwe nuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bana natwe kandi utugire neza. Niko nsinze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nezezwa nuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Were kunezezwa nuko bari kukuvuga neza hanze. Amahoro y'Imana abane namwe naho ubutaha. Shalom shalom.